Yes, turabasuje cyane twongeye kubifuriza igicamunsi cyiza, igicamunsi rero cy'umugisha kuri mwe mwese abakunzi ba Eugene Official aho mutwumva muherereye. Reka kandi twongere rwose tubabwire ngo mwese mukomeze kugubwa neza, mwe mudukurikira muri ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, abadukurikira rero muri ku mugabane w'Uburayi ndetse namwe mudukurikiye muri ku mugabane wa Amerika. Reka mbabwire nti ikaze muri wa mwanya mukunda muri benshi cyane, wa mwanya rero twise ngo ni update time. Amasanka rero murabizi yo tuje dufite morali ibintu bimeze neza gutya rwose nuko tuba tubazane ibidasanzwe cyangwa se za nkuru ziba ziri breaking news update ubutasanga ahandi. Ni munyemere muri amasaha ngira ngo abo twabanye mu kiganiro kibanziriza iki ngiki nari nabasezeranyije, kandi burya ngo aho imfura zisezeraniye niho zihurira. Nari nababwiye ntindaza kugaruka mbabwira uko imirwano mu by'ukuri cyangwa se uko bihagaze hano muri Zanzibar muri Sud Kivu, kuko amakuru twari turimo turagenda dukura hara kuri tele cyangwa se kuri front line yatubwiraga ko abarwanyi ba M23 baryamye amajanja, FARDC ndetse n'abambari babo cyangwa se coalition nabo bari barimo rwose kugenda bikatisa barimo kugenda babanekesha drone ariko bafite gahunda yo kugaba igitero. Ndababwira nti twari tongera ngo wenda n'abatabikurikiranye muze kumva ikiganiro kibanziriza ikintu nababwiye kuko byatangiye ku isaha 10 gutyo, ariko twe tujya mu kiganiro saa 10:30 gutyo. Ndababwira nti rwose n'ibintu bisa no bishobora kuza kuba bibi. Finally rero byashyizwe biraba, imirwano rero ikaba byageze nyuma iza kuba amasaha rero uru rugamba rwabereye ndetse n'intego nyamukuru iyi coalition yari ifite mu by'ukuri hano muri Zanzibar cyangwa se muri territoire ya Mwenga, byose rero ndabibazaniye. Ese ibi bitero bisize bigenze bite? Reporter sase na magero hingiye kuyizana hakiri kare cyane mw'abantu mwe. Iyo rwose iyo ibintu bifite nta mpamvu yo gutegereza ngo bwire, ndavuze ntereka nze nitereke ubundi breaking kugira ngo ngende rwose mbagezaho buri ibintu iyo wabitangiye ubu nagomba kuza kubisoza. Reka rero mu myemerere mbabwire ko iyo nkuru tugiye kuza kugenda tuyibavira muzingo. Ntabwo ari aya makuru gusa, n'ubundi ubu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwose turaza kubutembera tureba no mu bindi bice uko ibintu bimeze. Turaza kugaruka by'umwihariko hano mu by'ukuri aho bitango ni muri za Fizi naho ibintu ntabwo bimeze neza kuko barakubwira ko abantu benshi bahunze kubera imirwano ikaze hagati ya Wazalendo. Iyi mirwano twigarutse ku munsi w'ejo Wazalendo barimo kurwana hare, barimo gupfa iby'abaturage, ariko none byamaze guhindura isura ndetse binazamo n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Turaza kugenda tubabwira, tuze kugaruka muri Kivu y'Amajyaruguru muri za Masisi naho rero ibintu byari bindi imirwano naho ubu tuvugana rwose iracyarimo M23 yewe na Wazalendo cyangwa se na coalition gusa, ariko yiganjemo icyitwa FDLR nabo imirwano muri amasaha rwose ruracyambikanye impande zombi rwabuze gica. Turaza kugenda tubigaruka, tuze kugaruka muri za Sake mu by'ukuri naho tubabwira amakuru, hari amakuru tuhafite tuzero muri update tugenda tureba na hano iwacu mu Rwanda ese ho bimeze bite, ndetse yewe no muri aka karere bigari ubwo birumvikana mu bindi bihugu hose. Atwero turaza kugenda tureba uko ibintu bimeze. Hanyuma rero mbere yuko twinjira amakuru mu buryo burambuye, nyemerera wowe mu by'ukuri ukunda ibiganiro byacu cyangwa se ukunda inkuru zacu ziba zicukumbuye ndetse zifite na source, nyemerera unkandire kuri like rwose unakande na share cyangwa se ubuna sharinga mu gihe ngiye gufata akaruko k'amasegonda atarenze 30 nsoma ku mazi. Weho mfatira rwose umwanya nawe ubesh usharinga cyangwa se ubusangiza abandi ikiganiro kugira ngo noneho tugende twagura umuyoboro. Niyo nkunga ikomeye rwose uri buze kuba uhaye umuyoboro cyangwa se uhaye Eugene Official, kuko icyo gihe urabushizeho itafari ryawe mu kubaka n'ubundi uyu muyoboro wa Eugene Official. Ndabakunda cyane, ni munyemerere sasa mfata amasegonda make ubundi duhite tuza turambura amakuru mu by'ukuri mu buryo burambuye muri izo ngingo z'ingenzi tumaze kuba tubagezaho. Aha,
Yes, reka tugaruke rero sasa tugaruke n'amakuru mu buryo burambuye. Nizere ko mwese mwamaze kuba mukora like ndetse mwamaze no gusharinga, abandi namwe mutari mwagakoze subscribe rwose ubu ari cyo gihe kugira ngo muyikore kugira ngo mutazajya mucikanwa n'ibigezweho. Nayo babwiye ntihari rwose nje breaking news ntandi muzazisanga terano kuri Gen Official. Reka tubabwire ko uru rugamba ubundi urebye nubwo mu masaha isasu cyangwa se imitutu bari batangiye kugira gutya rwose ku mpande zombi bazikozemo barimo kugenda bacangacanganya bifashisha imbunda nini ndetse n'into. Isaha batangiriyeho cyangwa se byatangireho kuba biturika cyangwa se batangira kurasana ku buryo bwumvikana, ubundi byatangiye ku isaha isaa moya n'iminota ziri gukabaka muri 18 ziri gushyira 20. Ariko nk'uko nene babwiye mu kiganiro kibanziriza iki, ubundi urugamba rusa naho tayari rwose rwe rwatangiye nibura wenda nko mu masaha ya saa 10 cyangwa se saa 9 n'igice gutyo, kuko rero nibwo ingabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa cyangwa se coalition, nibwo rero basaga naho bateguye uwo mugambi cyangwa se batangiye gushyira mu bikorwa iyi operation bari bateguye kuri M23. Ku isaha saa 10 nibwo bari bamaze kugera muri iki cyerekezo hano muri Zanzibar cyangwa se hano muri Zamwenga hafi na hari ama defense ya M23, ariko babanza kuzamura drone zabo mu kirere bajya kubanza kurunguruka muri eneo za M23. Nta kintu cyane kibatero kuzamura izo drone kwari kugira ngo ba making sure barebaho M23 iherereye, none nibarangiza mu by'ukuri babone batake cyangwa se babone bagabe ibitero. Gusa izi drone zabo zazamutse nibyo koko zibona ibiniro bya M23, ariko aba basore ba M23 bari bamaze kumenya ko ibi bitero bigiye kuba bamaze kurya kava biteguye, bavuga bati uyu munsi noneho harapfa umuntu. Ni imirwano ubundi bitewe n'igihe byatangiriye, byabaye ngombwa kuba nifashisha ya marinette bita muri night vision yayandi nyine areba nijoro, kuko urumva byatangiye hakiri kare cyane. Impande zombi bari bambaye night vision, byanashobokaga ko iyo biza gutungurana cyangwa se biza guhinduka byanagombaga kuba ngombwa bakanarwana muri iryo joro. Ariko mu by'ukuri M23 irabareka baridoga, bazamura drone barareba barangira batereka none sasa duhite twataka. Gahunda bari bafite rero sasa mbere kwenda tujya uko urugamba rwari rumeze, gahunda bari bafite nta yindi, bo barifuza ko bagomba kugaruza runo ruganda rwa Twangiza Mining. Nirwo ruganda ubundi bari bafite papa siko bagomba kuba bagaruza, ariko nyine birumvikana abarwanyi ba M23 baravuga bati kama mbaye cyo dufashe ntabwo turekura, mutazanagira ngo hari n'izindi mbaraga cyangwa se hari ubundi bushobozi mufite. Icyo bafashe bo ntabwo bajya barekura. Abo bagabo rero bamaze kurunguruka, bamaze kubona uko bimeze, bahita bataka. Ubwo byari byamaze kugera ku isaha saa moya n'iminota 18, bahita sasa bataka. Isasu ritangira kuvuza ubuhuha, barakubitana bya bindi bita gukubitana. Ariko izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa zari zatumwe ko zigomba kubohoza uru ruganda. Iyo M23 iza kuba idafite mu by'ukuri ubunararibonye, ubu twakabaye twumva bavuga bati tayari Twangiza Mining iri gukontororwa n'izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa. Aba bagabo rero impamvu sasa abantu dore cya kintu bita ngo ni zandani, bya bintu nyambabwira bita ngo ni zandani, kubera cyo urugamba batangiye kurutegura ku isaha saa 10 saa 9 hafi saa 10 gutyo, ariko rukaza kuba ku isaha saa moya n'iminota 18 hafi 20. Ngibyo rero byo bita zandani, bya bintu butasanga handi uba ugomba gushakira hano kuri uyu muyoboro Gen Official ku nkuru zandani zazi nyine zindani. Nukuvuga ngo FARDC cyangwa se zingabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa hano muri iyi misozi ya za ni imisozi bita ngo ni za Ruwinja. Ni kanze nyirebe neza yose nyibabwire kugira ngo ntaza kwisobwa cyangwa se nkaba. Ni imisozi yitwa ngo ni za Ruwinja ndetse yitwa ngo ni Biraro. Iyi misozi bari bafitemo birumvikana, bari bafitemo abarwanyi cyangwa se bari bafitemo force zabo zari zirimo hanga, ariko bakareba bitewe nuko bari bamaze kuzamura drone zabo, baravuga barebye M23 bamaze kwitata babonye uko ingana, baravuga bati turamutse tugiye tungana gutya ati sha yatutugira uko ifundigira ibivuzo. Baravuga bati bahita bahamagaza umusada muri ayo masaha. Kwa ayo masaha mbere uko bataka bahise bahamagazaho umusada. Ibaze mu by'ukuri abantu batumijwe umusada bataranatangira kurwana, uhita wumva ubwoba bwabo ukuntu bwari bungana. Bateguye ibitero bagiye kwataka, ntibari banashimo nibura ngo banatake, nibura bavuge bateka dutumizo umusada kuko wenda bumva bananiwe, ariko ngo babonye uko mu 23 drone ziraberetse
bahise bagira bate, bahise mu by'ukuri avuga ati reka tubanze dutumize umusada. Uwo musada rero bawutegereje, igihe uhagereye babona kwataka ku isaha saa moya n'iminota 20 ariko tuzivuga, ubwo ni za 18 ariko reka tuzite 20. Sasa umusada uhageze nibwo bahise batangira kwataka, ubu noneho uhita rutangira kubana inkoyo. Reka ngo bazatake noneho, ubwo urumva bafite effective iri hejuru, ubwo niba barwanye ba Juventus bari nka 30 n'urugero, abandi ubwo bari bamaze gukuba nka 4, birashoboka kuba bageraga hafi nko mu 100 hafi bari gukabaka muri za 200, ngo barabashobora se byahe byo kajya. Ubu hano mfite icyitwa mu by'ukuri enemy report ituruka kuri kote ya M23. Urumva nyine bamaze gushira hanze uburyo ki umwanzi wamuciye intege, kuko nkuko amakuru arimo arangiraho babirukankanye babarenza naho bari bateye baturutse. Niyo mpamvu haba habonetse icyitwa report, enemy report, cyangwa se kumenya amakuru nyine ya adui y'umwanzi, nukuba wamukubise wamuhahamuye ndetse ukamwambura na bimwe mu bice yari afite, ukamenya na kira kitu, nuko donc ibyo byose ukaba wamaze kubimenya. Nkuko rero iyi report iteye nuko hamaze, cyangwa se muri urugamba, ariko mana ubanza ariko nabo bari bihagazeho. Ibaze mbere hano tukiri muri Kivu y'Amajyaruguru wasaga turwa ngo haguyemo ngo nibura ukumva ngo mirongo ubundi ntago byabaga ari igikuba cyacitse, kuko hari n'igihe twavuga ngo magana gutyo ukazamura gutyo hamanutse amabato nk'abere, ariko ukumva ngo haguyemo 100. Kuvuga mirongo rero twabaga nkaho mu by'ukuri wumva ari ibintu byoroshye cyane, ariko kugira ngo mwumve ko uru rugamba ruri kubera muri Sud Kivu rutoroshye, ibaze ko muri iyo mirwano yamaze amasaha hafi ari gukabakaba amasaha 4 gutyo, amasaha 3, amasaha 4 gutyo, hapfemo abagera kuri 6 bonyine kuri kote n'ubundi yizi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa. Ariko amakuru akanavuga ko nubwo 6 aribo babonye cyangwa se batawe bakirukanka ari imirambo, ngo abo birukankanye b'imirambo ndetse n'inkomere ngo nibo benshi. Bigaragara ko mu by'ukuri ushobora nko kugeranya, ntago ashaka kuba babuze nibura nka 100. Ntabwo ndeta mperesiza ngo mvuge ngo 100 wenda mpite ncumugani, cyangwa se ngo mvuge ngo ni 50 cyangwa se 100, ariko ntabwo abuze 100, wenda nka 30 cyangwa se tuvuze 20 gutyo. Ariko inkomere zo ni nyinshi cyane, kuko namaze kumenya amakuru mu kanya makuru angezeho, nuko n'umuganga bari bitwaje, umwe mu baganga bari bitwaje, umwe ukomeye, kuko ntabwo bari bafite umuganga umwe ku ruhande rwa FARDC, bagenda n'abaganga barenze umwe. Ariko ngo mu by'ukuri umuganga w'ikibamba w'umuganga uyu naye ngo mu by'ukuri bari bamurashe, nawe ngo ari wo kuvurwa cyangwa se ro kwitabwaho nk'abandi bose. So ibiro ntekereza kandi nabyo binashoboka kuba byanatumye habaho gutakaza ku benshi cyane, kuko ubuvuzi cyangwa se ubufasha bugari bwabaye buke, bwatumye ro izi ngabo bitewe nuko zari ziri gutakaza cyane ngo zirukanka M23 ibarenza naho bari baturutse, cyangwa se ibyo bitero byabo byari biturutse, nkuko amakuru arimo kugenda atugeraho. Turakomeza kugenda tubakurikirana n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, kuko dufite amakuru menshi cyane kandi dufite source yizewe, kuko drone zacu hara muri biriya bice zirazamuye, ziri hejuru cyane kabisa. Wewe gusa icyo usabwa n'ukubana natwe, ubundi tukagenda tubikuvira imuzini muzingo tukabikurikira. Mbere ko sasa twinjira mu yandi makuru, birashoboka kuba utari wagakanze kuri subscribe sasa, cyangwa ukaba warabikoze ariko utarakanda like ndetse ngo na sharing my friend. Nicyo gihe mbere uko nakira Vincent Mutangazaji mucambuzi, nicyo gihe ngo nawe rwose ubanze unkorereho cyangwa se ufyondeho, ubundi sasa no twinjiremo ikiganiro nyirizina bwite, tureba n'andi makuru menshi cyane rwose wamaze kuba ugenda unkandiraho cyangwa se ufyondaho. Ese waba utarabikora? Ese waba utegereje iki? Reka sasa tutangire, sasa dushyireho mugenzi wacu Vincent, duhita twinjira muri noneho mu buryo bujyanye no gusesengura turana no muri aka karere k'ibiyaga bigari uko ibintu bimeze. Twagiye ku murongo wa telefone. Vincent, uko wapi? Vincent, uri hehe ko ntagufatisha neza kugira ngo aha my friend, ko numva ikibazo cy'ama network kimeze nabi, ariko amakuru ni menshi cyane. Nyaboneka ntuze gucikwa kuri iyi miripuko muri aya masaha. Vincent, wiriwe neza? Komera cyane. Ndakomeye. Update, tugeze muri wa mwanya w'abakunzi bacu bise ngo ni update, cyangwa se twahariye izina rya update.
update time. Update time kabisa bivuze neza. Uri hafi rwose. Aha, bise twinjira sasa mu makuru yacu mu buryo burambuye ingingo z'ingenzi zo mba nagiye nzibadondosha cyangwa se nzibagezaho, ariko usanze nimo ndavuga ku mirwano yabereye hano hantu bita muri za Mwenga, aho iyi coalition ngo yari ifite gahunda iremereye cyane yo kwa nibura bakwigarurira ishyitwa Twangiza mining, ariko bahere kuri iyi santere Twangiza nyine n'ubundi muri biriya bice, muri ra misozi yahara muri biriya bice ngo bari bahagabye ibitero karahabutaka. Mpindura umuyoboro. Nje ndimo ndakumva nta kibazo. Yego. Bakomeje kubishimangira kuvuga yuko leta ikoresheje ingabo z'aya matsinda atandukanye, harimo Retigre, harimo ni benshi cyane, ntabwo wayabara, FDLR, Wazalendo, FMC, Nyatura, ni benshi kuko bafite n'inka y'ishoka ugiye kuyabarura ntabwo wabona umwanya. Yego. Ariko bose bateranye bafatikanyije n'ingabo z'u Burundi bagarije ibitero bitandukanye ku barwanyi ba AFM 23. Bavuga ariko nta kindi bagamije ari ukugira ngo bafate iyi sheferi ya Bunyingi ndetse bafate na Grupoma ya Ntondo, bakomeza bamanuke centre ya Twangiza, bafate kiriya Kirombe ndetse banagere mu bice bya Runyi na Ruhinja. Arega hari impamvu ngo mu by'ukuri bikomeje kugenda bibaryaryata, bura ngo hari ibinombe bibiri usibye iki cyatwangiza abantu bazi, ngo hari ikindi bura kiri munsi ya Twangiza gake mu by'ukuri baravuga ati sawa IMV turakomeza gukontora ibinombe byose, akabatereka reka ntibyashoboka, niyo mpamvu bari gushakisha ibishoboka byose kugira ngo iyi Twangiza bayisubize. Ibyo uvuze nibyo, ariko ndabona itangazo makumyabiri na gatatu isora n'ubundi bivuga ku byo ngo bashinzwe na leta byerekeranye n'ubundi ibyo muri Twangiza mining. Ubwo nabyo ntuza kuba umwanya uranyemerera itangazo rigizwe n'amasaha 3 nabwo turinyuremo kuko nabyo bifitanye isano na Twangiza mining. Nabyo bifitanye isano na Twangiza mining kubera ko urumva ni byinshi cyane, wagira cya se tukabanza tukakubita izi update cyangwa se tukanyura muri izi nkuru zindi tukaza kugenda twikuza iryo tangazo, sibyo byaba byiza hari ngira ngo nabyo ntacyo zakwana. Aha, tubwire rero sasa icisha sango ishaka rya Kabila ryahagaritswe neza byamaze kuba birangira. Nyuma y'uko bamukatiye bagiye babuze ibikorwa ishyaka ryo kuba akora. Ibyo rero nabyo byaje kubaho uyu munsi, aho urukiko rwanzuye yuko iri shyaka rigomba guhagarika ibikorwa mu gihugu cyose. Yego. Mu nyandiko bitari iri imbere yanjye ni ibaruwa yanditswe na biro y'urukiko, kandi ari urukiko uko ndayifite imbere yanjye. Ni urukiko rw'Kinshasa rwa Gombe, bakavuga yuko bamenyesha umunyamabanga mukuru w'iri shyaka. Yego. Akaba ari inyandiko banditse ku itariki 20 z'ukwezi kwa 10/25. Yego. Bakavuga yuko ari icyemezo gifite nimero bakazivuga, bakavuga bati ni ordonnance ihagarika ibikorwa byose by'ishyaka rya PPRD. Yego. Ariko bakamenyesha umuyobozi umunyamabanga w'ishyaka rya PPRD, bakavuga yuko ari ahantu hatazwi muri Gombe. Yego. Bakavuga yuko minisiteri rero ifite mu nshingano ifashe icyemezo yagikoze ku itariki 18 z'ukwezi kwa 10/25, noneho ifata icyemezo cyo kurega mu rukiko ko iri shyaka rikwiye guseswa kubera yuko ridakurikiza amategeko nk'uko babivuze. Ariko urukiko rwafata icyemezo cyo kurisesa, aho bavuga yuko babaye bahagaritse ibikorwa byabyo mu gihugu cyose. Vise ibi bintu ntabwo biri buze kugira ingaruka kuri uyu mugabo ndavuga Tshisekedi Tshilombo, impamvu wenda mvuze ko bishobora kuza kumugiraho ingaruka. Mu minsi ishize hari inkuru twari twabonye Cyril Ramaphosa, ni perezida w'iki gihugu cya South Africa, amubwira ko amugiriye inama niba adashaka kugira ngo abe yarya kudeta yihuse cyane idasanzwe, agomba kwitondera ibyo arimo kugenda akorera Joseph Kabila. Vise uyu mugabo ntabwo ashobora kuba arimo arakaranga imigati yicaye ku panu, cyangwa se ari nka bimwe tuvuga ngo ni nko kwirahuriraho umuriro. Kwirahuriraho umuriro byamaze kwirahurira kuri
kwiyaruriraho yahirika ibintu byose byaragiye byubakwa n'uyu mugabo Joseph Kabila. urumva rero kuba ahagarikije ku bundi Joseph Kabila arahizi ko n'ubundi bizahagarikwa kuko uko bagiye bamufata cyangwa uko bagiye bamugaragaza n'ibintu bimaze iminsi. yego nkeka ko ingaruka zo ziteze kandi atari ingaruka nziza. umuriro yawuriyeho rwose. ariko visi umugabo rero nawe ibintu byapfite ukuntu ari kubikina n'ubwo wenda turimo turagenda tuvuga ngo ashobora kuzarya kudeta none se ibaze nawe ubu tuvugana baba generali n'ubundi yari yarafunze yavuga ko bari bagiye kumutera kudeta barimo baciwe we shongesha abenshi yamaze kubirukana mu gisirikare muri make burana n'amapeti babambuye bashomeri neza urabona ibintu atarimo kugenda bitegura n'ubwo wenda ntawe umenya ngo umwanzi araturuka he urabona atameze nk'arimo aragenda yubaka ibintu. kuba kiwe yarakuye ku butegetsi mu gisirikare cyangwa akambuza inshingano yari afite ntabwo bivuga yuko byakura kuba yahirikwa kuko byabaye muri Senegal byabaye muri Mali za Burkina Faso ntabwo ari abantu bafite amapeti yo hejuru bari ku butegetsi. yego havuka n'undi utamaze igihe mu gisirikare nawe akaba yabikora ariko natubona yuko nawe abizi kandi abo yikanze bose ahita bata inyuma y'inshingano zatuma babona ko bamutera kudeta. ubu nawe itagamije no kugira ngo abanze asenyure sisiteme ya Joseph Kabila none ntabwo ari kuyisenyura yubaka ibyo bidacingiye kuri Joseph Kabila. aha visi reka dukomeze rero tuva ahangaha dukomeze mu yandi makuru kuko ndabona amakuru ni menshi cyane. tukiri hano muri Sud Kivu ndagira ngo tuze kuza muri Nord Kivu tubanje kuva hano muri Sud Kivu hari amakuru avuga rero ko Fizi ngo abantu benshi bahunze kubera imirwano ikaze hagati ya Wazalendo mu by'ukuri ngo iri guhangana cyangwa ari kurwana nk'uko biri kugenda bigaragara. urabizi yuko rwose kuvuga rero twavuze ko muri Fizi habaye imirwano hagati ya Wazalendo ebyiri mu gace bita Kirembwe rero n'ubundi Wazalendo zarwaniye ariko bituma abaturage bagira ubwo batangira guhunga. nabonye ngo ni ababembe n'abapfurero bahanganye ngo bamwe ni ababembe abandi ni abapfurero. ntabwo nzi ubwoko bwaba ari abangoma nzito n'abandi. njye nabikurikiranye rero mu makuru namenye wenda gato cyane wihangane ngo ntaguciye mu jambo bamwe ngo ni ababembe abandi ni abapfurero nibo barimo kugenda bahangana. ntabwo nzi ngo ngoma nzito ni umuki gusa n'ubwo bwoko bwombi ngo buri guhangana kuko niwe uyobora itsinda rimwe rya Wazalendo irindi rikayoborwa n'uwo bita ngo biroze bishambuke. ubwo ababizi badusobanurire baduha amayide. urumva rero guhangana hamwe mu midugudu ya Fizi mu bice bya Manema ndetse n'ibindi guhera kuwa gatandatu ukaza ukagera kuri uyu munsi wo kuwa mbere. yego byatumye abaturage benshi batangira guhunga rero abo muri kominote bita Babuyu ndetse n'abo mu yindi kominote kubera ko abarwanaga bari muri gurupe ya Wazalendo bita Babuyu abandi bari muri kominote ya Wazalendo yitwa Biroze bishambuke. byatumye rero abaturage benshi batangira guhunga nk'uko byagiye bigaragazwa n'abayobozi batandukanye bakavuga yuko iyi mirwano cyane cyane yashegeshe agace bita Kirembwe cyane cyane kubera ko niho hari bariyeri yashyizweho na Wazalendo yitwa FABU. yego iyoborwa n'uwo bita ngoma nzito no kubera kwaka imisoro no kwimwa z'abaturage biza gutuma indi Wazalendo yo muri Biroze bishambuke nayo itabyumva neza batangira kurasana bamwe barakomereka. bikavuga yuko rero n'abaturage nabo babigiremo ubwoba bituma bakumva ko babonaga ko izashobora kubagiraho ingaruka. nuko imirwano itera rero na n'ubu ngubu baracyahanganye none service izi mpande n'ubundi basa n'abari ku ruhande rumwe. aha ndavuga nk'aba barundi n'ubundi ubona bamaze gufata inshingano bati twe turimo turarinda abaturage hariya muri biriya bice yewe n'amasosiyete sivile n'iki byose barimo baravuga iki kuri Wazalendo irimo gusubiranamo konzi ko aho inzovu zirwana ibyatsi biharenganira birashoboka ko abaturage benshi bari kugenda bagwa muri uku guhangana uko byaba kose ntibyabura barimo barabivugaho iki. sosiyete sivile ntacyo bivuga ariko abaturage bavuga yuko nyine bari guhunga kubera batinya ko bashobora kugirirwa nabi. ingabo z'abarundi ubwo ntabwo zijya zigira icyo zivuga igihe Wazalendo yahanganye mu gihe batabangamiye inyungu zabo.
ya reka tuze muri Masisi naho hari amakuru arimo kugenda avuga ko Wazalendo yagabye igitero kuri M23 muri Mbuhi. Iyi nkuru nayo Vincent wayitugezaho cyangwa se wayigeza ku badukurikiye? Ibyo mu makuru nabonye guhera mu gitondo nuko Wazalendo yagabye igitero ku bintu bya M23 biri mu gace ka Mbuhi. Bikavuga yuko rero Wazalendo iri mu mudugudu wa Mbuhi hafi na Mwesari yagabye igitero za Bashari Mukoto. Yego. Bararwana ku buryo bukomeye kugera kuri wa mbere mu gitondo naho ko urufaya rw'amasasu rwumvikanaga. Ubwo ariko hari n'abasivile bagera muri 6 basuye ubuzima, harimo abana bagera muri 4. Yego. Bakaba barasiwe nyine muri mishyandano ya Wazalendo ndetse na M23, ariko bakavuga yuko n'ubundi bari kubara kwiyongera isaku kubera ko n'ubundi imirwano iracyakomeye kuko haracyumvikana amabombe mu bice bitandukanye by'umudugudu wa Mbuhi. Reka tugaruke rero muri Sake naho amakuru avuga ko ngo amaduka menshi yasahuwe. Aya maduka hano muri za Sake Vincent yasahuwe n'iki bihagaze bite? Ito ni amaduka agera muri 20 yasahuwe n'abantu bitwaje intwaro b'abagabo. Ariko batabashe kumenyekana ngo bikaba byakozwe n'ijoro, bikavuga ko ari amabandi n'ibintu byo ku cyumweru kira ku wa mbere. Yego. Bikaba byakozwe muri quartier bita Sake Asia. Ndetse n'agace bita Ikari. Aho rero bikavuga yuko hari abantu bavugura imibiciro Rwanda aribo batera zikaritsiye none batangira kwiba, barasabura, bacumura amaduka, bariba ku buryo bukomeye nk'uko amakuru bamwe mu bice bivuga. Ubwo saba FDLR bahu urumva byose bifitanye isano kubera niba bavuga ko ari abantu b'ibiciro Rwanda kandi bari batwaye intwaro. Biratunga rero kwibaza niba M23 itari ariko yo kugera isa nta kirabivugaho. Vise i Burundi noneho ibintu ndabona byakomeye. Indege ngo zatangiye guhagurukana ibikoresho hano za Melchior Ndadaye cyangwa se ni Burundi zikabyerekeza mu by'ukuri ahantu bita ngo ni Lubumbashi. Nibyo ni indege ya Karigo ivuga yuko imaze kwikisha ka. Ariko ubundi ikaba yarabanje ko urugendo rubakisha zo biga mu Bubiligi, none igeze kwisha sendereza Burundi izana ibikoresho birimo iby'abasirikare. Yego. Navuga ko harimo imyenda ya gisirikare n'ibindi ndetse n'ibiti. Ko byoherejwe rero muri Uganda cya Kongo Lubumbashi n'ibyango ubundi bishikanye ko rero ku kibuga cy'indege Bujumbura. Ntabwo bya bintu byoroshye niba batangiye guturutsa ibikoresho hano buri ubwo bari kubura uburyo bwo kubigeza za Warikare. Ibyo yabijyanwe iyo ngiyo n'ubundi buri ubwo biba birahikomereza za Warikare. Bimwe zaje za Warikare, ibindi bice mu bindi bice bitandukanye za Kindu ndetse n'ahandi. Binyuze iyo za Lubumbashi. Za Lubumbashi. Bise mbere uko twinjiraho muri za nyandiko cyangwa se muri ya matangazo, ubwo ndavuga nyine za mpapuro wicaranyaho zigizwe n'ibyo M23 AFC batangaje nyine kubigendanye na Twangiza ku raporo yabakozweho. Ndagira ngo ubanze utugeze izindi update wabashe kuba utegura, ubundi noneho sasa duhite tumanuka. Kamwe mu mujyi wa Bukavu. Yego. Umujyi wa Bukavu baravuga yuko habaye inkongi y'umuriro yahitanye amazu menshi ndetse hapfa abantu bagera muri 15. Yego. Ni inkongi y'umuriro yabaye ariko muri quartier bita Furi muri commune Kadutu. Yabaye zo mu ijoro amagera mu 8 arangirika n'abantu bagera muri 10 na batatu bahita bapfa, ariko ku manywa niho haje gutanga muri Parabana. Halo Vincent urimo uranyumva? Yego Vincent ndimo ndakumva. Nibyo nakubwira byerekeranye n'inkongi y'umuriro hano mu mujyi wa Bukavu itanya abantu bagera muri 14. Yego. Ariko 13 akaba aribo bahise bagwa ku mazu nyine yakiriye inama zagera mu 8 nk'uko abaturage barimo mu bice bitangaza kuvuga yuko ari inkongi yabaye ku cyumweru mu ijoro bucye ari ku wa mbere. Umwe muri bavugizi ba societe civile bakorera muri Bukavu bita Wilfried Habamungu. Yego.
avuga yuko abantu bari baryamye bagiye kubonabona inkongi y'umuriro irabonetse muri karitsiye bita Fundu. Witwa Mosara Patrick Rubaya niyo akavuga yuko abantu 13 bahise basiga ubuzima ndetse n'amazu ane agashya agakongoka. Ikindi ni uko ibyangiritse byose bitari byabasha kumenyekana muri karitsiye ya Fundu nk'uko Mosara Patrick Rubaya abivuga. Akavuga ko aba bahise bapfa bari muri morgue ku bitaro bya Bukavu. Yego. Ariko mu bari bakomeretse nabo ko ari babiri bahise bapfa ku manywa akaba bamaze kuba 15. Bakavuga ko nibura n'uko ukwezi kwa 9 n'ukwezi kwa 10 amaze agera muri 500 nibura amaze gutwikwa n'inkongi y'umuriro ku buryo bukomeye. Ariko izi nkongi z'umuriro mu gihe kimwe bikagaragaza yuko zagiye zituruka ku muriro w'amashanyarazi kubera ibikoresho bitera ubuziranenge. Yego. Akaba hari andi agera muri 400 yatwiswe n'inkongi y'umuriro n'ubundi guhera mu kwezi kwa 6 kugera mu kwezi kwa 8. Umwanya w'iyo karitsiye ya Fundu ndetse na karitsiye bita Chimunda. Bikavuga yuko ikigo gishinzwe amashanyarazi hano muri Bukavu kirimo gikora iperereza kugira ngo hamenywe nyirizina icyateye inkongi y'umuriro n'ubwo bakigaya ko ntacyo kibafasha mu kuba babasha gusubiza abangirijwe yenda ngo bagire icyo babasumbusha. Dusimbukire no mu mahanga. Yego. Ariko birako no mu mahanga manzizo mu Rwanda mu karere ka Nyamasheke. Na habaye igikorwa nakita kibi cy'uko ku igororo rya Macuba ririmo abagororwa bavuye mu karere ka Rusizi. Yego. Ejo barwanye n'abacungagereza ku buryo badavuga yuko abacungagereza harimo n'abakomeretse n'abagororwa bakomeretse bari mu bitaro bya Kibogora. Yego. Ariko mu butumwa bwanyujijwe ku mbuga nkoranyambaga ku cyitwa Twitter X bwatanzwe na RCS ivuga yuko RCS amasaha agera muri 11 kugira ngo bahoshe akavuyo kari katewe n'itsinda rito ry'abagororwa bari bigaragambije. Ariko nibyo bavuze ntabwo bigeze bagaragaza ko hari abakunze cyangwa bari mu bitaro nk'uko abaturage babitubwiye. Ibi n'ubundi bikaba bibaye nyuma y'uko hari imyigaragambyo n'ubundi yari yabaye muri gereza ya Rusizi mu byumweru 2 bishize bivuga yuko umuyobozi w'igereza yinjiyemo ashaka gusaka ku mfu ariko abagororwa bakabyanga. Yego. Ni nabyo byabaye muri igororo rya Macuba rero ko abacungagereza binjiye n'imbunda n'umudireteri gusaka abagororwa barabyanga batangiye kurwana. Katunyarukire muri Sudani. Yego. Abarwanyi ba Rapid Support Force batangaje ko bafashe umujyi wa Efasha. Yego. Uherereye mu burengerazuba bwa Sudani aho uyu mujyi bivuga ko hariho abayisibaniro rikomeye n'ikirano cy'intambara nk'uko ubitanga. Tunyarukire muri Uganda. Yego. Uganda aravuga amakuru y'uko yaba yahawe ibikoresho bya gisirikare n'igihugu cy'Uburusiya. Yego. Agaciro k'amadolari miliyoni 53 akayabo k'amadolari y'Amerika. Yego. Bakaba rero babyakiriye ku mugoroba nk'uko byatangajwe. Tukaba n'ubundi tukiri mu byerekeranye n'intambara. Yego. Tujye mu burengerazuba bwo hagati y'Uburusiya ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye biri mu Rwanda. Yego. Navuga yuko Uburusiya bwatangaje ko bwagerageje gucamo cyangwa kirimbuzi. Ivuduka urushize nk'uko babitangaje. Yego. Bakavuga yuko iki gisasu cyonyine gifite umuvuduko uruta uwizwi. Amerika rero ivuga ko iyi misile yayishyira Uburusiya ku rwego rw'icyo gifite intwari zashobora kugeraho ariho hose ku mugabane w'isi nk'uko Amerika yatangaje. Sinzi rero niba waganira amayitanganya nareba ibitangazo risohowe na AFP 23. Yego. Bavuga ku byerekeranye n'ibyo bashinzwe n'ikinyamakuru Uburenganzira. Yego. Baragira bati réponse aux allégations formulées par l'État César Establish de central piloto delivered $700 million. Baravuga ngo baratanga igisubizo ku bishyirwa cyangwa ku byo ikinyamakuru cy'Leta cyashinzwe kwiba ibiro 500 bya zahabu. Yego. Ati bifite agaciro ka miliyoni 200 z'amadolari.
ni itangazo rirerire cyane. yego aravuga ati atizasopo uniresensatiro dore piyese twime vendereze ati ibyo twashinzwe bikozwe bishimye avuga yuko twibye ibiro 500 bya zahabu mu kwezi kwa gatanu 2025. icyo M23 bivuga ubu iravuga iti twangiza mayiningi nayo na rugutwa kamituga SSM yego ati byari ibice bifitwe na sosiyete y'abanyakanada bita Banuro Corporation yego ati mbere y'uko bayigurisha na sosiyete bita Bayini isobanura International Development Service ati yasugura hano muri twangiza yego ati ndetse na sosiyete bita SNC nayo yasuguraga mu kindi gice ati guhera 2018 Bayini yashoye akayabo k'amafaranga yo gutunganya twangiza mayiningi yego atari ko bigije bahagarika ibikorwa byabo ati banga yuko bagirwaho ingaruka yego ati ikaba ari sosiyete y'abashinwa yego yakoreraga Mwenga ndetse na za Fizi ati guverinoma y'Ubushinwa yasabye abakozi b'iyi sosiyete yuko baba muri kino kirombe ati kubera ikibazo cy'abakozi ati no kugabanuka k'umusaruro ati ibaruwa y'itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu 2025 yego yanditswe na CEO cyawe cya Keri ati yatangaje ihagarikwa ry'ibikorwa mu gihe cy'agateganyo mbere yo kugura amabuye y'agaciro ati kubera yuko babonaga hari n'ibibazo ati bafunga ibi birombe baragira bati information c'est facile au transport Akimbu semble provenir d'une confusion avec la moelle marine. Ati amakuru yatangaje n'ikinyamakuru yatanze ivuga ko ari oro zajyanywe mwa kino gice bya Manema ati mu kubeshya ati barimo barikiranya ikirombe cya moelle marine kiri muri Manema kitiranye n'ikirombe cya Twangiza ati ntabwo bigeze bifatwa n'abo bashinwa ngo bazikore hano Twangiza bazijyane hano muri Manema ati ahubwo bakimara gutangaza yuko biri mu bikorwa byabo muri Manema ati iki kirombe cyahise gifatwa na SRDC ati binyujijwe mu bikorwa bya Kisekedi umuryango w'abari gufata bino bice ati ndetse baje gutangira gucukura amabuye y'agaciro bya bino bice icyaka baravuga ati icyo bashinjwa kandi Paul Kabendetse dominere bari cyano souterrain ati gutwara amabuye mu buryo bwa bisi bakoresheje imirongo yo mu kuzimu cyangwa imiyoboro yo mu kuzimu baragira ati cette accusation est techniquement fondée yego ati ikinyoma kigishinjwa ni ikintu kidafatika twangiza esinimini afyevuze ati twangiza n'ahantu mu ikirombe gicukurwamo amabuye ku buryo ubona ari ikirombe kigari ati mbere yuko umuntu ajya hafi mu muntu ati hari uruganda hari amasare batunganyirizamo n'izindi nyubako zihari zibafasha gutunganya umusaruro wavuye ati kandi akaba atungiwe umutekano ku buryo bwujuje amahame mpuzamahanga yo gucunga umutekano yego ati nta muhanda uri mu kuzimu cyangwa umuyoboro uri mu kuzimu wifashisha kugira ngo bacukure amabuye y'agaciro ati ibyo ni ibinyoma rero byahimbwe kugira ngo babeshye ariko ntabwo ari byo n'uwahanzi ntabibona serivisi ngo hararinzwe cyane ngo hararinzwe hari umutekano udasanzwe iriya drone yirirwe harasagurira yangiza ibintu ubwo koko aho ngaho nabo ntibabashyizemo akantu katagize kadakubiye
bo barabivuga ku rwego rwo kuvuguruza ibyavuye bakaba barinzwe ku rwego rw'abacukura mu y'agaciro ntabwo ku rwego rw'umutekano wo kuharasa wenda aho ni ukuvuga ko ntategurwa mu y'agaciro ku byerekeranye no gucukura kiyabweri cyangwa suterene n'ibyo bita gucukura winjiye mu butaka ukagenda wubaka ibintu ugenda unyuramo kuko warabonye yakoze ya ndayishimye ari gucukura ku butaka cyane icyo bita suterene kuko ni ukwinjira mu musozi bagapfumura barahakana yuko rero ibyo ngibyo atari kwacukura hari ikindi bavuga ngo expedition des habitants cyo bakiriye cyo kwirukana abaturage icyo rero kugira ngo kibivuge rero iki sanso serivisi zo projet essentiellement et de la présence du groupe Maïmari na Barika ati tutarote kabambari salamadira autour de la moya mining umarema ati ntabwo bigeze birukana abaturage nk'uko abaturage bagiye birukanwa n'imitwe twaje intwari nk'ayo bice yitwa Mayimayi Marayika yego ati ikorera muri segiteri bita Kabamba ndetse na Saramandiro ati hafi y'ikirombe cya Namoya ndetse kiri muri Maniema ati abo ngabo nibo bagiye birukanwa guhera za 2018 ati birukanwa n'iyo mitwe yagiye ihakora mu bitandukanye ati dufitanye isano kandi n'abarwanyi bo muri FPR ativuze ati twebwe ntabwo twigeze tubigiramo uruhare ati niyo pande twese na Wazalendo yego mu by'ukuri abashinzwe byose barabihakana barabigira ati demonstration exige bashinzwe gusenya urusengero yego baravuga bati les destructions exiges des infrastructures civiles autour du site d'Otwangiza. Ces textes ne vont pas de momentum avec de la réaction militaire du régime d'occupation. Ati ntabwo tujya gusenya izo kirengera cyangwa ibikorwa remezo byaba tugira akaboko byasenywe n'ibitero bikorwa mu bumenyi n'indege za FARDC bikorwa mu kwezi kwa Kinshasa. Ati ces frappes menées sans desserrement en touche des zones habitées des écoles et des lieux de culte. Ati ibyo bitero byibasira abatuye ndetse n'amashuri n'ibisengero. Twangiza hari ingore zose bakamenye n'ubwine opération de crise d'endommagement destructif. Les destructions constatées sont des conséquences collatérales des attaques aériennes et non des actes de exploitation illicite tous les contrôles territoriaux. Ati ibikorwa byagiye bikorwa mu Rwanda n'abayirinzi byo kwibasira ibikorwa remezo no kubyangiza ati ntabwo ari ibikorwa byo kwangiza ibintu byakozwe mu buryo bw'ibitero byo kwigarurira uduce cyangwa kugura mu y'agaciro ahubwo ni ibikorwa byakozwe n'ibitero by'indege bigamije gusenya no kwangiza ibikorwa by'abaturage yego baragira bati utilisation tekinike rwandaise ati gucukura amabuye y'agaciro bifashishije tekinike z'u Rwanda cyangwa tekiniki y'abanyarwanda baragira bati s'inscrivit dans une campagne de stigmatisation de population devrait souvent accusée à tort d'être des Rwandais. Initiale l'intériorisation constatée d'une dérive politique et médiatique qui alimente la division nationale. Ati ibinyoma byakozwe n'ubutegetsi cyane cyane bakunda kwita abaturage batuye mu burasirazuba bwa Kongo y'uko ari abanyarwanda ati bikaba bigamije gusenya abaturage kandi byitwikiriye izina rya politike n'ibikwirakwiza mu itangazamakuru ati bigamije ivangura ry'abenegihugu yavuga ngo bitwaje n'ingamba z'uburekire bw'etekinike kongressional ati akora n'amayinga yagiye gukoresha abategetsi ku munani ndetse n'abashinwa y'abaturutse muri sud africaine asaba bose nta n'umwe urimo w'umunyarwanda ariko leta ntabwo yigeze ibigaragaza ikindi baravuga bati ase cyatuburiye inzu wanyakwe ati abakozi 50 ariko batabashije kubona baragira bati cette série France montrer qu'aucun membre du personnel n'est porté disparu
la suspension technique suivie vers le bench a concerné la mise à congé technique des employés conformément aux pratiques de cette ligne. Cette situation peut expliquer l'absence de contrat, de contexte temporaire avec certains ouvriers. À la finale, 250 travailleurs étaient injoignables, mais l'État a divisé une information erronée comprise. Urabizi ko twese twararangwa ijana na mirongo itanu n'ab'irengero y'abashinwa n'ubundi byongeye kugaragaza yuko mu b'irengero ari M23 yabikoze ariko M23 yahakanye avuga ati kubera yuko bagize ikibazo bavuga yuko bagiye muri konji tekinike irimo guhagarika akazi akaba ko inama yongeye guhura n'undi ati iri mu itangazo ryasohowe ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu 2025 ati rero iyi leta zivuga yuko abakozi 50 buri irengero ati iratangaza inyuma y'igihugu ari amakuru y'igihugu ati abanyamakuru ba leta bakwiye kuba bakora amakuru ibafitiye ibihamya kandi agaragara ati ibyo bavuga ni ibihuha ariko se abagabo sinabonye rimwe na rimwe tujya duhurira kuri televisi ntabwo ari bariyo njyewe n'abakongo bahari n'abandi babisoje muri make bara n'ababa bayikorera bari hariya igoma ni abayikorera bari hariya ariko nakeneye gutangaza ko babaha amakuru atandukanye nanjye nibyo nari ngiye kuvuga bajya abo bandi bakora izi nkuru ntekereza ko aba bari igoma ari bo bagiye bifashisha nyine muri ubwo bucukumbuzi none se urambwira ko umuntu uryamye mu Bufaransa nangwa uryamye hehe yapfa gukora none urumva yapfa gukora inkuru nta surusi afite urumva nyine byose bitera isano n'abanyamakuru babo baba bamwanga ibice by'inzoga na M23 umwanzuro wabo baravuga bati ibinyoma bishinjwa AFP 23 n'ibinyoma atushingiye ku ibaruwa yanditswe ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu 2025 n'umuyobozi w'iyi sosiyete yatwaye nk'amahingo w'umushinwa yego witwa Shao Kiatei yerekana yuko ibi byose bivugwa ari ibinyoma n'itangazo ryashyizwe na Knowledge Kanyuka rikorerwa ku itariki 20 z'ukwezi kwa 10 2025 ashyiraho akadomo yashyizeho akadomo numva nawe nashyizeho akadomo twagakubiza mu makuru atatu bese reka dushyire akadomo dukomeze dukurikirane ibiri kubera hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no muri aka karere k'ibiyaga bigari ubwo nyine turaza gusubira tureba uko biri buze kuba bihagaze yes nguko rero ngayo ni update ni wa mwanya mukunda muri benshi cyane twise update time twari turimo rero tugenda tugaruka mu bice bigiye bitandukanye biri kuberamo imirwano gusa ariko urugamba cyangwa se imirwano ikomeye cyane nkuko twagiye tubigarukaho ikaba ikomeje kugenda rwose ihanganishiza impande zombi zihanganye hano no muri Kivu y'Amajyepfo nubwo muri Kivu y'Amajyaruguru muri hano muri ibice bya za Masisi ndetse na za Warikare nabo bacishamo bagakozanyaho ibya bitero byabo biri kugenda byibanda ku bitero byo mu kirere ariko ku rundi ruhande navuga ko mu by'ukuri imirwano ikomeye kuri uyu munsi ikaba rero yabereye hano mu by'ukuri muri Sud Kivu ibitero byari ibitero karahabutaka turakomeza kugenda tubikurikirana tureba uko bimeze ese izi ngabo twumvishe burya ingabo zeno ngabo zararuzi nabarwanye nabo kuko ngo harukuna cukura indake bakayigenga nkaha ngaha mu musozi nkaha hirya bakasimbukira yo kundi bakagengamo indake ku buryo bakubitira nko muri iyi ndake aha ngaha cyangwa se muri umusozi wahagera ukiri gusaka nyine ukiri gucekinga nyine ureba uko bimeze ukumva bagukubisa bari muri ya zandake zindi bacukuye urumva ko mu by'ukuri hari igihe twava ngo mu by'ukuri cyangwa se byahagaze ukumvana n'ubu ngubu bongeye kwambikana cyangwa se rwongeye kwambikana bari kugenda bakoranamo so rero turakomeza tubibakurikiranira byose rero muraza kugenda mubigezweho gatanu kuri kagenzi kako nkandira kuri like unkandire no kuri subscribe cyangwa se kuri sabone kugira ngo tuzajye tubana muri update hanyuma kandi kuri wabikoze ntuze kugenda wibagiwe like ndetse na share kugira ngo ubundi byose tuzajye tugenda tubikugezaho gatanu kuri kagenzi kako turabakunda cyane ciao